nitwa rero Emmanuel Niyibizi, ni njye n'ubundi tumaze iminsi tuganira ku mushinga CHAP n'ibikorwa bya DP nk'umuhuzabikorwa wawo. Ni njye wagiye kugaruka kugira ngo n'ubundi twongere dukomeze tuganire kandi tubwire n'abatwumva aho ibikorwa byacu biri kugenda byerekera. Yego, twagiranye ibiganiro bitandukanye bivuga kuri CHAPS, ariko ubu ngubu noneho ni ayahe makuru agezweho muri CHAPS? Ese ibyo mumaze kugeraho ni ibihe? CHAP navuga yuko imaze kugera ku bikorwa navuga ko bigaragara kandi bije mu gihe gitoya, nubwo wenda hari n'ibindi byari byagiye bikorwa mbere. Ndavuga mu myaka yashize ibyakozwe mbere, buriya nubwo CHAP dutangiye kuyivuga ubu ngubu, ariko mu myaka 2 yashize n'ubundi hari ibyo twakoraga muri community. Ibyakorwaga rero muri kiriya gihe harimo gupima abantu indwara zandura n'izitandura. Ibyo tubikora dufatanyije na RBC, kuko umufatanyabikorwa dufite mukuru muri icyo gikorwa ni RBC, niyo iduha product dukoresha kugira ngo dupime abo bantu. Abantu rero tumaze gupima muri rusange indwara n'abaturage birumvikana ni 1487. Ikindi gikorwa nanone cyakozwe navuga mbere y'aya mezi 2 nuko n'ubundi twashoboye gukora campaign zishishikariza abantu gufasha abarwayi b'indembe bakenera amaraso. Icyo gikorwa nacyo n'ubundi ni ku bufatanye bw'ishami rya RBC cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso, n'ubundi ishami rya Huye. Tumaze kubona abantu bitabiriye igikorwa cyacu, birumvikana natwe n'abanyamuryango tubigiramo uruhare. 198 bashoboye gutanga amaraso muri izo campaign zacu. Ikindi gikorwa n'ubundi ni bwa buvugizi bwagiye bukorwa. Ubwo rero muri aya mezi 2 n'igice ikiyongereyeho nuko noneho twashyize imbaraga mu gukorana n'ibitaro, nubwo n'ubundi no mu myaka yashize cyane cyane Kabutare niyo twakoranye. Kabutare rero twakoranye ibiki mu myaka yashize. Ibyo twakoranye na Kabutare, hari inkunga twagendaga twigomwa zituruka mu byo twinjizaga, mu byo twinjiza biturutse ku mushinga w'ishuri dufite. Hanyuma natwe tukagira igikorwa cy'urukundo twakoraga cyo kujya gufasha abarwayi binyuze muri social. Ibyo rero nabyo nibyo twagumye kunoza no gushakisha uko tubyongera. Ngira ngo Kabutare barabizi ko twagiye tujyayo inshuro zitandukanye, kandi n'ubu ngubu ntiduhagaze, turacyakomeje nk'uko n'ubundi twabiganiriye nabo. Hanyuma ndetse na CHUB nabwo twaratangiye mu buryo navuga ko butari buziguye, ariko uyu munsi turifuza ko noneho biba bifite imbaraga, cyane cyane ko uyu munsi noneho tumaze no kugira ibarwa itwemerera imikoranire n'ibitaro. Uko mbere byari bikiri mu biganiro, ubundi tukaba dufitanye amasezerano na wa muryango ukorera mu bitaro witwa Gaseke, ariko ubu officially dufite ibarwa y'ibitaro itwemera nk'umufatanyabikorwa uzakorana n'ibitaro mu gufasha abarwayi muri social. Rero ibu ngubu muri aya mezi 2 n'igice ibyo twungutse cyane cyane biri mu buvugizi. Ubuvugizi rero nk'uko twagiye tubivuga, hakozwe ubuvugizi ku mpande zitandukanye. Harimo ibyo bitaro 2 mvuze, harimo akarere kacu ka Huye kugira ngo tumenyekanishe ibyo dukora ndetse n'imikoranire n'akarere irushaho kugenda neza. Muri ako karere n'ubundi hakaba haravuyemo ndetse n'umusaruro mwiza wo kuduha naho gukorera. Ariko aho ho gukorera tukazibanda cyane mu gushyigikira n'ubundi intego zijyanye n'imihigo y'akarere, mu gushyigikira ibikorwa byo gufasha urubyiruko, nk'uko ikigo n'ubundi baduhayemo icumbi gishinzwe urubyiruko. Aha rero mu karere kacu naho turagenda turushaho kugenda twegera ubuyobozi bw'akarere, uhereye kuri nyakubahwa meya n'aba vice meya bijyanye n'uko inshingano zabo ziri, ndetse n'abatekinisiye bazagenda bihura n'izo nshingano. Aho naho turi kugenda tugira ibyo tugenda tuganira kandi binozwa kugira ngo imikorere yacu irusheho kugenda neza. Izindi nzego zagiye zegerwa ndetse zikirimo kwegerwa, kuko nabivuze ni ibitaro bya reference bya Kigali CHUK, cyangwa ibitaro bya kaminuza bya CHUK, hakaba na Faisal,
hakaza ndetse polisi nasiyonari nayo hari twarayegereye, hari ibyo twaganiriye, abo nibo tumaze kwegera by'ukuri. Abandi rero turimo dutekereza kwegera ni ukuvuga ngo abo twamaze gutangira kuganira ku mikoranire bizagumya kunozwa. Hari n'abandi bagiye bari mu miryango n'ubundi itegamiye kuri leta nk'uko natwe tugenda tuganira nk'abapatanazi, abo nabo turagenda tunoza iby'imikoranire. Ari CHUK, ari Faisal, turashaka kuba binoze kuko by'ukuri ibikorwa byacu bigomba kwaguka, kandi bikaguka bibanza kugira ahantu twavuga ko ari ntuzari site ziri strategique cyangwa pilote mu gutangira igikorwa cyacu, kuko ntabwo igikorwa cyacu dushaka ko gikorera mu karere kamwe mu bitaro bimwe. Dushaka ko ari ibikorwa bizagenda byaguka kuko tugenda tununguka abafatanyabikorwa, ko hari abafatanyabikorwa turimo tuganira ko twagenda dukorana n'urugendo, ariko uko bigenda byaguka twifuje gukorana na serivisi ya sante muri rusange mu gihugu binyuze mu bitaro. Birumvikana no muri community nk'uko navuze ko twapimye bari abantu, hari ibyo tuzagumya gukora muri community wenda aho tuzashobora kugera, ariko iby'umwihariko mu bitaro kuri social twifuza ko ibikorwa byacu bizakorera ahantu hagutse, ariko ntabwo twavuga ngo turahita tuhafatira rimwe. Ni ibintu bizagenda ku buryo bujyanye n'uko imbaraga zizagenda zaguka. Ibikorwa rero turi gukorera mu bitaro harimo by'ukuri ibyo navuze bijyanye no kuba dukora ubuvugizi ku bijyanye no gufasha abarwayi. Igikorwa dushyira imbere cyane si ugufasha kuko natwe ubwo bushobozi ntabwo buhagije, ahubwo dushyira imbere igikorwa cy'ubuvugizi. Ubuvugizi kugira ngo afite umutima wo gufasha w'urukundo, w'impuhwe, wo kwibuka ba bantu bababaye, by'ukuri twese dushyireho imitwe yacu y'intoki, kandi ibyo bifite umusaruro mwiza. Bifite umusaruro mwiza kuko ndagira nk'urugero kandi ngashimira n'abafatanyabikorwa beza ejo bashoboye gufasha abarwayi mu bitaro bya kaminuza n'umuryango ushingiye ku idini katolika abo bita Communauté de l'Emmanuel. Bumve ko tubashimiye igikorwa cyiza cy'urukundo ejo bakoze, cyafashije abarwayi bari hejuru ya 25 mu buryo butandukanye, burimo imyambaro, burimo ibyo kurya, burimo amafaranga, ndetse batura n'isengesho ryo gusabira abarwayi. Ibyo byose rero ni nk'uko twagiye tubivuga, biremewe ko abantu bishyira hamwe nk'itsinda bakaza rwose bagasura abarwayi. Biremewe ko abantu bishyira hamwe nk'abantu wenda basengera hamwe mu itorero cyangwa idini runaka, bakavuga bati natwe mu bikorwa twari dufite n'inshingano zacu dushyiremo n'igikorwa cy'urukundo, tujye kureba bagenzi bacu barwaye, cyane cyane ko n'abarwaye ntibari kure cyane y'ababasura. Abarwayi ni abaturage, kandi natwe ibyo tuba turimo byose, inshingano by'ibyo dukora, ariko twisanga twese turi abaturage. Ko umuturage mugenzi wacu rero iyo tumufashije muri cya gihe cy'amage n'akaga k'uburwayi, tukamufasha kugira ngo ubuzima bwe bugaruke, ni igikorwa cyiza n'ubundi kirimo n'umugisha w'Imana, ariko kandi nanone kigaragaza n'ubumuntu, wa muntu akongera akagaruka mu buzima agakorera igihugu. Communauté de l'Emmanuel rero turabashimiye, tukongera tugashimira n'abandi bose barimo bategura cyangwa se bagenda bagera ku barwayi. Ibyo nibyo bikorwa ahanini dushyize imbere byitwa ubuvugizi, hanyuma natwe uko dushoboye tugafatanya n'abandi gukora. N'abashatse kudutuma nabwo intumwa n'ubundi icyo badutumye tukagishyitsaho badutumye. Ni ibyo turi kugenda dukora. Ikindi navuga tugezeho muri aya mezi abiri, ubu dufite undi mwihariko nagiye mvugaho w'abarwayi ariko baba bakoze impanuka zo mu muhanda. Abo nabo ngira ngo hari umwihariko wabo, ko ubu tumaze kugira abakiriya bashobora kuba bageze hagati ya 20 na 19 barimo bafashwa na CHUK. Ku ruhande wenda rw'ibitaro bya kaminuza, uyu munsi hashobora kuba hakirimo abarwayi 2 twishingiye. Iyo tubishingiye rero biba bivuga ngo abo barwayi turabishyurira. Rero mu barwayi bashobora kuba bageze nko muri 7 cyangwa 8 bagiye banyura mu maboko yacu, tukabishingira bakavurwa. Ndumva ibitaro bya
kaminuza bya Butare bishobora kuba uyu munsi bifite babiri bakiri mu nshingano zacu, abandi bagiye bataha. Ndatekereza ko wenda mu bo twishingiye hashobora kuba ari nk'umwe witabye Imana, abandi ariko barasohotse baratashye. Mu batashye ndabizi ko harimo babiri bashobora kuba bari baturutse ku Kibuye, abandi harimo ushobora kuba yaturutse Rusizi, abandi rero bagenda baturuka impande zitandukanye, kandi by'ukuri ukabona ko abo bantu bari bakeneye ubwo bufasha bwo kugira ngo babashe kwivuza basubire mu buzima. Rero muri abo bantu 19 ngira ngo ni igikorwa nk'uko nagiye mbivuga dufatanya n'abanyamategeko kugira ngo abo barwayi bamenye uburenganzira bwabo, berekerwe inzira y'ibibagenewe, berekerwe inzira y'amahirwe bafite kugira ngo ubuzima bwabo bwe kujya mu kaga. Ni nayo mpamvu tubaba hafi rero. Hanyuma twamara kubaba hafi, wa munyamategeko nawe akaba ari mu kazi ke, kuko ntabwo twebwe twese twize amategeko. Ibijyanye n'amategeko n'inzira zayo tubirekera umunyamategeko, ubwo nawe tuba dufitanye amasezerano y'uko dukorana. Hanyuma umunyamategeko nawe mu kazi ke akagirana amasezerano na wa mukiriya nk'uko n'ubundi abandi banyamategeko bose babikora. Hanyuma umunyamategeko agakora akazi ke. Iyo akora akazi ke rero, twebwe wundi twishingiye amafaranga, kuko ntabwo twavuga ngo ayo mafaranga bazabishyuza kimwe, biterwa n'uko uburwayi bwari bumeze n'uko fagitire zanaboneka. Icyo dukora ni uko twebwe amafaranga muri amasezerano twagiranye n'umunyamategeko, amasezerano twebwe nk'umuryango CHAP twagira ADP twagiranye n'umunyamategeko, haba harimo n'inshingano z'uko agomba kuba azi amafaranga yose ibitaro byatwishyuje kuri wa murwayi. Hanyuma ayo mafaranga nawe akayashyira mu nshingano ze, uko akabyumvikanaho n'umukiriya we ko ari amafaranga agurijwe nk'uko yayakura n'ahandi. Icyo gihe rero iyo bagiye kumwishyura ya assurance, ko n'ubundi mu nshingano za assurance yakoresheje yagize ibyago by'uko ikinyabiziga yishingiye cyakoze impanuka, mu masezerano kiba gifitanye n'umukiriya nuko n'umuntu kizangiza akaba yarwara, iyo dépense bayishyura. Iyo dépense rero n'ubundi iyo bayishyuye nayo mafaranga n'ubwo buryo agarurwa n'umunyamategeko, ntagarurwa n'umukiriya. Ko umukiriya kwirirwa kuba twajya kumubwira ngo yizana amafaranga byatugora. Twebwe mu masezerano yagiranye n'umunyamategeko, umunyamategeko niwe yatuzanira. Ndatekereza rero ko mu musaruro dufite by'ukuri ntagiye kurondogora n'ibyo bikorwa dufite. Ikindi nari nibagiwe nuko nanone umwaka washize twashoboye kugira compassion imwe twakoranye, compassion international ya SAVE. Iyo twashoboye gupima no gusuzuma abagenerwabikorwa bayo 314. Abo bagenerwabikorwa mu kubapima habayeho gupima indwara, ziriya ndwara zandura n'izitandura, ndetse tunakora na consultation bijyanye n'uko n'ubundi amakontra yabo yari imeze ku bufatanye n'ibitaro bya Kabutare. Ubu rero n'ubundi twavuga ngo compassion zibyifuza inyungu batugiraho yo twakoranye. By'ukuri compassion bafite ukuntu bakorana n'ibitaro by'uturere bakapima abagenerwabikorwa babo, ariko hazamo ikintu kimeze nka formality imeze iti: gufata umuganga umwe ukavuga ngo arapima arasuzuma abantu 200 300 biba bigoye. Twebwe rero twebwe ADP tubanza kugirana amasezerano n'ibitaro, iyo compassion irimo. Hanyuma bya bitaro ntitujya kure cyane mu gufata abaganga, dufata n'ab'ibyo bitaro, ariko twe dutwara itsinda. Nkaho ngaho isave twatwaye abadoctors 5, dutwara abanasi 13, abari bo bapima abantu 314. Umusaruro uvamo hita wivugira. Umusaruro uvamo nuko twebwe tureba umuntu ku wundi kandi tukanamutega amatwi umuntu ku wundi. Hanyuma ukeneye guhabwa ubundi buvuzi bwisumbuye burenze aho yasuzumiwe, akabuhabwa uhereye ku kigo nderabuzima, ibitaro by'akarere na reference. Ntanze nk'urugero, kaho ngaho abantu 314, abantu 19 bahise bahabwa transfer zijya mu kigo nderabuzima bitewe n'ubundi burwayi butari kurangirira ariko bwagombaga gukomeza gukurikiranwa n'ikigo nderabuzima.
hanyuma abandi 26 niba atari na 7 bahise bahabwa transfer zijya ku bitaro by'akarere kubera ubundi buvuzi bari bakeneye bwisumbuye bujyanye n'ibyo bitaro by'akarere. Ariko nka experience twahakuye aratubwiraga ati twebwe ubundi twari tumenyereye ko umuganga yaza akaza nyine tukamuha impapuro byanaba ngombwa kugira ngo byihute natwe tukajya tumuterera kashe, gusa ugasanga abantu 300 wabuze umuntu n'umwe ufite ikibazo kimujyana kwa muganga. Kandi wajya kureba inyuma yo gupima kwa wa muganga ni doctor, ariko kubera nta mwanya ntabwo yabigiyemo nyine yakoze nk'umuntu uri mu kiraka kiza guca amafaranga yihuse akigendera. Nyuma yaho ukabona n'ubundi babagenerwa bikorwa bari kujya mu bitaro bitunguranye imiryango yabo cyangwa n'imfu zikaza bijya bishobora kubaho. Ibyo rero inyungu twebwe babigiramo nuko aho twumvikanye kubafasha nka compassion turagenda tugafata itsinda ry'abaganga doctors, tugafata abanasi. Indi nyungu nuko tubapimira na za ndwara n'ubundi mu buryo buri systematique. Dupima umwijima, tugapima diabete, cyane ko diabete buri no mu bana bato cyane rwose n'impinja. Hanyuma umwijima ni B na C, tugapima nanone no kuba byifuza dupima na sida, byose turabipima n'umuvuduko w'amaraso. Hanyuma rero ibyo kubipima binajyana n'inama z'ubuzima. Iyo ugiye kubireba by'ukuri natwe nuko ndetse tuba dufite ubwo bufasha bw'umufatanyabikorwa RBC, ariko ubundi iki gikorwa gihaye facture wenda ugene nko ku bitaro by'uturere cyangwa se izi clinique privé, facture y'ibi bizami yonyine izahe mu 2022 kandi wamugenerwamo ibikorwa compassion birimo umwishyurira 2,000. Baba bari mu nyungu rero ntibabahombye kumenya status y'ubuzima bwo mu kigenerwa bikorwa wabo. Indi nyungu baba babifitemo nuko by'ukuri bongera no kubona na bwa bufasha bwo gupimirwa abagenerwa bikorwa babo mu buryo buri systematique kandi nta kindi kiguzi kiyongereye ku byo bateguye. Ahegerewe na Police Nationale tugira ibyo tuganira ku cyane cyane kuri uriya mwihariko w'impanuka, gira n'inama baduha ko nabo nabafatanya bikorwa ba hafi kandi badufasha kugira ngo by'ukuri nabo bakiriya bacu nabo bigende neza. Ngira ngo nabo rero biri mu byo twakoreye ubuvugizi kugira ngo projet yacu by'ukuri twifuza kwikora mu buryo navuga ko itagenda isesera, uburyo buzwi n'amategeko. Hanyuma ikindi nuko by'ukuri mu bikorwa dushaka kugumya gukora cyane cyane wenda tunashaka guhera hano Huye no gufatanya mu urubyiruko cyane cyane kugira ngo bamenye ibijyanye n'intuze icyo nakita health education cyangwa inama z'ubuzima, ndetse bamenye n'uburyo bakirinda icyo nakita abuse drug cyangwa se kwirinda ibiyobyabwenge. Izo campaign nazo tuzagenda tuzikora, birinde kurinda zitateguwe, ndetse ibyo bikanajyana none no ku kigo cyabo cy'ubuzima cy'urubyiruko harimo service zitangwa z'izo nama z'ubuzima ndetse no kuringaniza urubyaro. Ibyo byose harimo twateganijemo n'umuganga ugomba kuba bafasha kuri izo service, cyane cyane ko n'ubundi ubona ari service bakenera. Ubwo rero kumwihariko wenda waho tugiye nka office ubwo navuga ngo urubyiruko, ibigo by'amashuri ndetse n'abayoboye ibigo by'amashuri baza tukagumya tukajya inama y'uburyo twafasha urubyiruko kumenya ibijyanye n'inama z'ubuzima dufatanije n'ibitaro bigiye bitwegereye kandi bizagenda bibagirira umumaro. Mwari mumbajije rero ngo inama zatangwa cyangwa se dusoza n'ubutumwa bwatangwa. Ubutumwa bwatangwa n'ubundi ntiburi kure cyane y'ibyo navuze dukora. Ubutumwa icyambere no gusaba abantu bose yuko buri wese igikorwa cy'ubuzima yakigira iki. Igikorwa cy'ubuzima, igikorwa cyo kugira ubuzima buzira umuze, igikorwa cyo kwirinda indwara, igikorwa ndetse cyo kwivuza ku gihe no gutunga ubwishingizi mu kwivuza kugira ngo buri wese agire amagara mazima. Iki nicyo kintu cya mbere twabanza gusaba abantu bose guha agaciro ibikorwa by'ubuzima kandi umuntu wese yihereyeho. Icya kabiri twabwira abantu no kugira umutima w'urukundo no gufasha.
ariko by'umwihariko nkaboneraho no kuvuga ubundi ikindi duteganya gukora muri ubu buvugizi. Turifuza kwegera by'umwihariko, hari inzego twifuza kwegera kugira ngo nabo babikoraga ariko turusheho gushyiramo imbaraga dufatanye, ni abahagarariye amadini. Iyo mvuze amadini ubwo simvuze idini rimwe. Amadini muri rusange ni abantu buriya begerwa n'abaturage benshi, nubwo twabita abayoboke mu madini ariko n'abaturage b'igihugu. Aba bantu rero nabo n'ubundi muri misiyo yabo harimo gufasha leta kugira ngo iterambere ry'umuturage ndetse n'impinduka nziza ku muturage zirusheho kuba zimeze neza. By'ukuri rero dufatanije n'ubundi ku rujyanye n'uruhembe rw'ubuzima, aho amadini ahurira, mesaje yo kugira ngo abantu by'ukuri bite ku buzima, izo nama zikajya zitangwa, gufasha abarwayi, izo nama zikajya zitangwa ndetse n'ibyo bikorwa bigahabwa umwanya, cyane ko mu mirongo migari yabo buriya n'icyo leta ibasaba harimo no ko n'ibyo bikorwa by'iterambere byakajemo. Rero hari ibyo bakora byinshi cyane, ariko igikorwa cyo gufasha abarwayi navuga ngo gikwiye gushyirwamo imbaraga cyane, nk'amadini agishyizemo imbaraga cyagira umusaruro. Aha rero nka ADP na CHAP tuzagenda tubegera haba ku rwego rw'igihugu, amadini muri rusange, haba no ku rwego rw'iroko aho turi gukorera. Amadini tuzagenda tubegera abayobozi bayo, ariko byaba byiza umuntu wese ufite aho ahurira n'umuturage, wa muntu ufite aho ahurira n'umuyoboke we, amufashije no kugira ngo imyumvire ku buzima, imyumvire mu gufasha abari mu kaga, ubuzima bwabo buri mu kaga, twese tukayigira ikaba myiza. Noneho n'icyo gikorwa cyo gukusanya kugira ngo dufashe abari mu kaga cyangwa abarwayi barembye, nacyo hakabamo ubufatanye, bizagenda neza cyane. Abandi ngira ngo nanone hari n'andi matsinda atari n'amadini. Hari amatsinda nk'ibimina, abaturage bahurira mu bimina. Aba bashobora guhuzwa n'ikimina ariko bagakora n'igikorwa cy'urukundo cyo gusura abarwayi. Ibi ngibi ni ibintu bitagoye rwose. Abantu bose bafite itsinda bahuriramo bashobora no kuvuga bati ko twahuye uyu munsi hakaba ari umuntu urwaye wenda utari muri twe, ejo kandi natwe muri twebwe nanjye ubwanjye nkaba narwara, twakoze igikorwa cy'urukundo uko dushoboye tugasura wenda umurwayi umwe, babiri, batatu, kuzamura abo bashoboye. Nabo bakavuga ati uyu munsi natwe dukora igikorwa cy'urukundo, wenda natwe tuzagikorerwaho n'abandi natwe twarwaye. Ayo matsinda nayo abikoze byagenda neza. Amashuri, ibigo by'amashuri nabo bashobora gusura abarwayi, ni ibintu bishoboka cyane. Hanyuma abakozi bakorera hamwe mu kigo, byaba ibigo bya leta cyangwa n'ibindi bigo byigenga, guhuriza hamwe imbaraga bagasura umurwayi. Ndagira ngo mvuge ngo abantu bose bishyize hamwe nk'itsinda gusura abarwayi, nibwo butumwa nabwira abantu. Hanyuma nanone amakipe y'imipira, yaba amakipe akomeye ku rwego rw'igihugu, yaba amakipe ari lokali, kuvuga ngo turorganiza dusura umuntu kwa muganga nubwo atari umukinnyi wacu, kuko nabo ejo iyo barwaye bakisurwa n'abandi. Abo bose rero navuga ngo igikorwa cy'urukundo cyo gusura abarwayi nta mupaka uhari. Waba umukozi wa leta, waba umukozi wo mu nzego z'umutekano, abanyonzi, abamotari, abashoferi, abo bose n'ubundi ni twebwe twisanga twabaye abarwayi. Ubwo rero uyu munsi tuba dufite ubuzima, tukayisanga dufite ibyo turi gukora, ariko iyo wageze kwa muganga nawe witwa umurwayi. Kandi iyo wiswe umurwayi, hari igihe uburwayi buba bukurusha imbaraga, nawe ukaba ukeneye ubufasha. Gufasha abandi no kubaguriza, nawe ejo ukazishyurwa n'abandi. Nubwo butumwa numva natanga mu gusoza ikiganiro cyacu. Murakoze, turabashimiye. Murakoze namwe.